Reka tubahe ikaze nshuti bakunzi bani bisanzwe TV aho muri hirya no hino abari mu majyaruguru, amajyepfo, iburengerazuba, iburasirazuba ndetse n'umujyi wa Kigali. Reka twongere tubahe ikaze namwe muri diaspora mu bihugu bitandukanye hirya no hino ku isi. Iyi ni bisanzwe TV nko natangiye bikubwira, nge di Frank Mario Sebudandi. Inkuru tubazaniye inkuru y'umuhanzi nyarwanda wahoze mu itsinda rya Dream Boys Platini P. Yasezeranye imbere y'amategeko n'umukunzi we Ingabire Olivia Igitaraganya. Ese ni iki cyatumye asezeranya Igitaraganya ndetse bikasa nkaho byabaye mu ibanga? Niki tugiye kugaruka muri iyi nkuru yacu idasanzwe ya Platini. Ni mukanya rero nyuma y'iyo nanga, gusa ntugende udakanze kuri subscribe niba utarabikora. Tunashimira ababikoze. Mukomeze muduhe ibitekerezo bitandukanye ahagana hepfo kuri comment ndetse munasangiza abandi iyi nkuru. Ni mukanya rero mu buryo burambuye. Mu minsi ishize nibwo haje inkuru y'uko Platini arimo arategura ubukwe mu ibanga, aho byavugwaga ko buzaba muri Mata uyu mwaka. Kuri uyu wa gatandatu nibwo Platini yasezeranye imbere y'amategeko na Olivia Ingabire, biyemeza kubana karamata. Uyu muhango ukaba wabereye mu murenge wa Remera mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Platini na Olivia bakaba basezeranye imbere y'amategeko nyuma y'umwaka bakundana. Olivia akaba yiga muri kaminuza y'abadive ya AUK. Platini watunguye benshi binyujije ku rukuta rwe rwa Instagram yashizeho ifoto nyuma yo gusezerana iherekejwe n'amagambo agira ati "Baba yemeye icyaha." Gusa gusobanura aya magambo biragoye, ahari we bwite niwe wabasha gusobanura neza iby'aya magambo yanditse ku ifoto y'ubukwe bwe kuri Instagram. Kuva mu mwaka wa 2017 yatandukanye na Ingabire Diana. Kuva muri 2017 yatandukana na Ingabire Diane, ntabwo yigeze avugwa cyane mu rukundo, cyane ko no mu kiganiro aheruka kugirana n'ikinyamakuru Isimbi yahakanye ko nta mukunzi afite. Mu mwaka wa 2019 ubwo byavuzwe ko ari mu rukundo n'umukundwa Clemence witabiriye Miss Rwanda mu mwaka wa 2019, ariko aza kubitera utwatsi. Nk'uko bisanzwe umuntu wese iyo agejeje igihe cyo gushaka cyangwa se abantu bakabona ko uyu muntu runaka afite imyaka yo kuba yashaka umugore cyangwa se yashaka umugabo, ntubura kwibasirwa n'abantu benshi batandukanye bakubaza ikibazo, ese uzashaka ryari? Uyu rero Platini nawe ntago yigeze yoroherwa cyane cyane nabo bakorana mu itsinda rimwe. Ahangaha twavuga uwitwa Knowless cyangwa se na Tom Close. Bibasiye Platini kenshi bamubwira yuko bashaka kumubona ari umugabo atakiri mu basore. Platini rero yasubije gutera Knowless na Tom Close nyuma y'iminsi bavuga ko barambiwe kumubona ari ingaragu. Umuhanzi Neme Platini wo mu itsinda rya Dream Boys icyo gihe yasubije abahanzi bagenzi be barimo Knowless Butera na Tom Close bari bamaze iminsi bavuga ko bamaze kumurambirwa kubona uyu muhanzi akiri ingaragu. Nawe yabasubije ababwira ko atazabatindira. Ni mu gihe akenshi aba bahanzi babiri twavuze hejuru bagiye bumvikana mu biganiro bitandukanye basaba umuhanzi Platini kuva mu basore akarongora, ngo kuko imyaka afite imaze kuba myinshi. Icyo gihe Platini yabwiye ikinyamakuru Umuseke ko kuba Knowless na Tom Close bamushishikariza kurongora akava mu busore ngo nuko bamukunda, bamwifuriza ibyiza. Yagize ati babigarukaho kenshi kuko ari inshuti za hafi zinyifuriza ibyiza, ikindi kandi nubwo babivuga batebya. Kuri Platini ngo gushaka umugore ni ikintu gikwiye buri musore wese ufite imyaka nk'iye, gusa ngo bisaba gushishoza no kubisengera kuko gushaka atari ibintu umuntu akora huti huti. Yagize ati Knowless na Tom babe bitonze gato, sinzabatindira, ariko nanone kurongora ni ibintu ngomba kwitondera kuko ni icyemezo cy'ubuzima bwanjye bwose. Icyo gihe nubwo yavugaga ko afite umugambi wo kurongora, nta mukunzi yigeze atangaza. Ubwo icyo gihe babimubazaga yavuze ko nta nicyo yabivugaho, yewe ngo nabo ngabo bamusabaga kurongora ngo ntacyo yigeze abatangariza, yewe nta nicyo bari babiziho. Icyo gihe yavugwagaho gukundana n'umukobwa witwa Diane Ingabire. Icyo gihe hari muri 2017. Icyo gihe yavugaga ko ngo bari hafi kurushinga, ariko byarahindutse baratandukana, ahita akundana n'undi musore w'ibigango. Tubibutse ko uyu Platini yabarizwaga mu itsinda rya Dream Boys, nyuma rero aza kuva muri iri tsinda. Ese ni iki cyatumye ava muri iri tsinda?
Hari ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2020, ni ukuvuga ngo ni umwaka ushize kuva icyo gihe kugera uyu munsi. Uyu muhanzi Platini kera kabaye nemeye Platini wakoranaga na mugenzi we TMC mu itsinda rya Dream Boys yeruye avuga ko ibya Dream Boys bishobora kuba amateka, kuko we yatangiye gukora umuziki ku giti cye ndetse akaba yahinduye izina akitwa P, inyuguti imwe gusa ya pa cyangwa se P mu bakoresha igifaransa. Mu minsi yashize nibwo amakuru yatangiye gucicikana avuga ko itsinda rya Dream Boys ryaba riri mu marembera bitewe n'uko Platini yaragaragaye mu bikorwa bya muzika atari kumwe na mugenzi we TMC. Ibi nkubwira ntibyabaye mu kwezi kwa gatatu nk'iki gihe mwaka wa 2020, byaje guhuhurwa n'uko TMC yuriye indege akajya muri Amerika muri gahunda atigeze atangariza abakunzi be. Platini urimo gukoresha izina rya P yatangaje ko abamamaza ibikorwa bya Dream Boys baba babiretse ahubwo bakamamaza izina P kuko ari ryo arimo gukoresha muri iyi minsi. Yavuze ko ibikorwa bya buri wese bizagaragara nubwo we ibye bizaguma muri muzika, kuko uyu mwaka agiye kwibanda ku ndirimbo ze gusa. Aba basore bari bamaranye imyaka 11 bagize itsinda Dream Boys ryanegukanye Primus Guma Guma Superstar nk'irushanwa rikomeye ryabayeho mu muzika nyarwanda, ndetse bakoze albumu 6. Ngayo nguko inkuru irambuye kuri Platini wakoze ubukwe, ndetse tukaba twagarutse no ku mateka ye na TMC ubwo groupe yawe ya Dream Boys yasenyukaga. Iyi ni Bisanzwe TV, kanda subscribe unakande ku kimenyetso cy'inzogera kugira ngo utazajya ucikwa n'ibyo tugutegurira umunsi ku wundi. Ntugende utadusigiye igitekerezo cyawe ahanditse comment unasangiza abandi iyi nkuru. Ndi Frank Mario Sebudandi, nawe ubutaha.